Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Aya ni amagambo nahuye nayo mu gitabo nari ndimo gusoma uko nkunda gusoma. Gusa naje kugira amatsiko yo kumenya ngo aya magambo yavuzwe nande, ashatse kuvuga iki, ese kuki yayavuze. Naje gucukumbura ku mbuga nkoranyambaga nsanga aya magambo yavuzwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo kuva mu 1994 kugeza mu 1999. Uwo nta wundi usibye nyakwigendera Nelson Mandela watabutse muri 2013. Imana imuhe iruhuko ridashira. Gusa yasize atubwiye yuko uburezi ari intwari ikomeye dushobora gukoresha duhindura isi tukayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze, nk'uko abaskauti ndetse n'abagide basanzwe babitwigisha. Iyo cyumva aya magambo uhita utekereza ndetse ugaha agaciro yuko abantu bari basanzwe bazi ko uburezi ari imwe mu ntwari ikomeye. Ugendeye kuri aya magambo yavuzwe n'uyu munyafurika y'Epfo wari perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo. Ibi byahise bintera inyota yo gushaka kumenya ipfundo cyangwa se umusingi w'ubu burezi barimo kumbwira. Nibwo nahise nshaka kugira icyo navuga ku musingi w'uburezi, nibwo naje gushakashaka ndeba amwe mu makuru y'amateka y'uburezi bw'inshuke kuva yatangira kugeza n'iyi saha. Nateguye icyegeranyo kigufi cyane kigaragaza urugendo rutoroshye rw'ubu burezi, by'umwihariko iri pfundo cyangwa se uyu musingi w'uburezi aribwo twita uburezi bw'inshuke cyangwa se Early Childhood Education mu magambo y'impine tukavuga ngo ECE. Njye muri kumwe nawe nitwa Bihoza Jean Baptiste, channel yacu yitwa Real Talk Media TV. Turagusaba gukanda subscribe n'ubu utarayikanda, igitekerezo cyawe gishyira muri comment, niba wakunze icyegeranyo cyacu duhe like ndetse unagisharinge bagenzi bawe kugira ngo babashe kukimenya. Tubahaye ikaze kandi turabakunda. Amateka y'uburezi bw'inshuke cyangwa se Early Childhood Education ntabwo arayavuba cyane kuko yatangiye mu mwaka w'1500 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu burezi twitwa uburezi bw'inshuke bwatangijwe n'uwari Umudage akaba umusaykologiste ndetse n'umuteoriste witwaga Friedrich Froebel wavutse mu 1782. Gusa ku bw'amahirwe make yaje kwitahira ku mwaka w'1852 ku myaka ye 70 y'amavuko. Fatwa nk'uwashyize itafari rya mbere muri ubu burezi bw'inshuke. Mu rurimi rw'icyongereza tukaba tumwita Father of ECE. Tumwita Father of ECE cyangwa se papa cyangwa se uwabyaye uburezi bw'inshuke, kubera yuko ari we washinze ishuri rya mbere kindergarten mu gihugu cye cy'Ubudage mu mwaka w'1837, aho iryo shuri ryari rigejwe kwakira abana bari munsi y'imyaka 7 rigatangira kubaha uburezi bugenewe abana b'inshuke. Gusa nyuma ya Friedrich Froebel watangije cyangwa se washyize itafari rya mbere mu burezi bw'inshuke, hari abandi ba psychologist cyangwa se aba philosophers bakomeje kumugwa inyuma bagenda batera ikirenge muke nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda. Aho twavuga nk'uwari witwa Maria Montessori, umutaliyanikazi wavutse mu 1870, gusa yaje kwitaba Imana mu 1952 afite imyaka 82 y'amavuko. Uyu nawe afatwa nk'uwagize uruhare mu gutera imbere k'uburezi bw'inshuke kuko yasize avuze ibintu byinshi cyane kandi anatanze itafari ryiwe, yubatse amashuri atandukanye ndetse asiga anatwigishije yuko byaba byiza twigishije bari abana biciye mu byumviro byabo. Uwundi twavuga wabaye ikirangirire muri ubu burezi ugize uruhare mu kugira ngo bube bugeze aho buri ubu ni uwitwa Lev Vygotsky. Uyu yari Umurusiya ndetse akaba n'Umusoviyete wavutse mu mwaka w'1896 aza kwitaba Imana mu 1934. Gusa we yapfuye afite imyaka 38 gusa y'amavuko. Nawe yagize uruhare mu iterambere ry'uburezi bw'inshuke.
Uwundi tutarenza amaso ni uwitwa Jean Piaget wavutse mu 1896 aza kwitaba Imana mu 1980, yapfuye afite imyaka 84 yose. Nawe yagize uruhare rutagereranywa muri gutera imbere k'uburezi bw'inshuke. Ubundi tutakibagirwa dukomeje kuvuga bagize uruhare mu iterambere ry'uburezi bw'inshuke, uwitwaga Erik Erikson wavutse mu 1902 aza kwitaba Imana mu 1994. Uyu yari umugabo ukomeye cyane, yari Umudage ariko gusa yari yaravukiye muri Amerika. Yapfuye afite imyaka 92 y'amavuko. Nawe afatwa nk'umugabo ukomeye muri iki gisata cy'uburezi bw'inshuke kuko yagize uruhare mu kugira ngo bube bwatera imbere, yandika ibitabo bigiye bitandukanye, atanga teori zitandukanye ndetse anubaka amashuri atandukanye. Aba ngaba tumaze kubona mu Cyongereza babita aba pioneers cyangwa se aba theorists cyangwa se aba philosophers. Ni ababa baragize uruhare bidashidikanywaho mu kugira ngo uburezi bw'inshuke buba bwatera imbere, hubakwa amashuri, batanga ibitabo bigiye bitandukanye, babyandika ndetse batanga n'inama zajya zikurikirwa ndetse n'imirongo migari ikwiye gukurikizwa kugira ngo uburezi bw'abana b'incuke butere imbere. Ntabwo uburezi bw'inshuke bwaje kuguma iyo mu Burayi kuko bwahise busakara ku migabane yose y'isi, utibagiwe n'umugabane wacu wa Afurika nubwo wari ukennye ariko bwaje kuhagera, ndetse bidatinze mu Rwanda tuza kwisanga natwe twatangiye kwigishiriza abana mu burezi bw'inshuke, mu mashuri y'uburezi bw'inshuke. Ibi byaje gutangazwa na guverinoma y'u Rwanda, aho inama y'abaminisitiri yaje guterana muri 2017, muri 2011 iza kwemeza yuko uburezi bushyizweho mu mugaragaro mu nteganyanyigisho, aho bwashyizweho n'abaminisitiri muri iyo nama nyine yateranye ahagana ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa munani 2011. Muri iyo nama y'abaminisitiri yemeje inkingi 6 zigomba kugenderwaho mu burezi bw'inshuke, aho bavuze nko ku mirire, uburezi, isuku, ububyeyi cyangwa se kuba ishuri ryabera umwana umubyeyi, kuba ishuri ryiteguye kuba ryakira umwana ndetse umutekano w'umwana ugashyirwa imbere, hatibagiwe kwibagirwa ko nta muntu ugomba kuvangurwa, abana bose bakakirwa kandi bakagirwa ku buryo bungana. Nyuma yo kwiyemeza gutangiza amashuri mu Rwanda y'uburezi bw'inshuke, Leta y'u Rwanda ntabwo yahemwe kubishyira mu bikorwa, ndetse muri 2013 mu mashuri nderabarezi hahise hatangizwa ishami rya ECE cyangwa se Early Childhood Education, ryigagwamo n'abantu biyemeje kuba bazaba abarezi bo mu mashuri y'incuke. Iryo shami ryaje gushyirwa mu mashuri nderabarezi agera kuri 16 yose mu gihugu, gusa nyuma ryaje kwihindurirwa izina, aho mbere ryitwaga ECE cyangwa se Early Childhood Education, kuva muri 2019 riza kwitwa ECLPE, bivuga mu rurimi rw'Icyongereza ngo Early Childhood and Lower Primary Education. Dushatse kugenekereza mu Kinyarwanda bivuze ko bari ishami rishinzwe gutegura abarezi bari bashinzwe kwigisha mu mashuri y'incuke ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Leta y'u Rwanda yakomeje kugira uruhare ndetse inashishikariza abanyeshuri kugenda kwiga uburezi, by'umwihariko iryo shami rya ECLPE, aho kuri ubu abanyeshuri basigaye barangiza muri iryo shami ntibabura akazi bitewe n'uko Leta y'u Rwanda yongereye amashuri y'incuke mu bigo by'amashuri, aho nibura buri kigo gisabwa kugira amashuri 3, icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri ndetse n'icyiciro cya 3 cy'amashuri y'incuke. Ubwo bivuze ngo ikigo gisabwa kuba gifite amashuri 3 y'incuke. Kuri ubu mu Rwanda hari amashuri y'incuke cyangwa se ibyo bita ECD Center
arenga 31,000. Biragaragara yuko leta igishyizeho imbaraga mu guteza imbere uburezi bw'inshuke, kuko izirikana neza kandi ikaha agaciro yuko uburezi bw'inshuke ari wo musingi w'uburezi mu Rwanda. Umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza uburezi bw'inshuke uba tariki 24 z'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Ngayo nguko uburezi bw'inshuke bwatangiye, ngaho aho bugeze, ndetse tugakomeza gushishikariza ababukoramo kubikora babikunze, kuko bajye bazirikana yuko ari umusingi w'uburezi. Njye nari Bihoza Jean Baptiste, iyi Real Talk Media. Turabakunda cyane, mukomeze mukande subscribe, mutange comment ku bitekerezo mufite, murayikinge, ndetse mukore na share kuri bagenzi banyu babashe kwakira ibiganiro byacu. Imana ibarinde, turabakunda kandi bahe umugisha.